oya ibi ntabwo bishoboka Wasoma nabi ndabona n'ibyo byashoboka byashoboka ko nta cyara oya ibi muzo ntibasubiremo ntabwo bishoboka wazayiruka ibi bintu nabisubiyemo inshuro nyinshi nabisubiyemo inshuro zirenga na 20 uko ubibona n'ibyo ngewe narabyikoreye neza kandi narabyitondeye neza mbishyira ku murongo neza nibyo rero kandi ngomba kubyakira mbabarira nk'inshuti yawe ugende mwumvire musubiremo wenda bwanyu nta kundi kubisubiramo icya mbere wowe ugomba kumenya nuko ugomba kubyakira neza nk'uko ubibonye kandi nta kundi byagenda washobora kwakira ko utabyara kuva utabishobora mbabarira genda ubisubiremo none byabaye se byagenda gute nta muntu nyine no kubyakira ntibyoroshye ariko ugomba kumenya ko ariko bihagaze ntabwo byashoboka ibi ntabwo bishoboka ntabwo nabishobora yewe we ntabwo bishoboka pe iki se kandi ntabwo bishoboka ese mpuze njye ntabwo ndi kumva icyo ushatse kuvuga ubundi bimeze bite byagenze bite ni gute udashobora kwiyakira n'ibiki ese ibiki mubo ko njyewe uri kunshanga ubundi uri gupanga ibiki bibaze ko nanize ko umugabo ari utabyara kugira mpite n'aka divorce tandukane nawe gatanya ariko uzi ko watuba aricuza n'icyatumye nkora ibi ngibi muhoge ureka kwikunda bigezaho ibyo bintu ntabwo ari byo uko byagenda kose ngomba kubikora none se kugiye ngiye kwaka gatanya n'umugabo we kubera ibi bintu ndaguha umugore ukabana wese kuje umeze utundi wabaye iki subundi watantese seme ntiwanyugura wagira amahoro nawe kuyatwara gahunda ese ubundi ko mbona ufite isesemi warutse ca wenda ubona ni naguhunga ahubwo urankubita so
ubwo ubona umwanya nk'ufite. Kandi wa mugore ufite ikibazo. Wa mugore we ufite ikibazo. Ujye umenya ko ufite ikibazo. Gava nk'amagambo yose umaze kumbwira hano kunangana. Ntusigaye baribonye miki. Mbabarira umbwira umuntu usigaye akoshye. Buryo uza ukafata ukambwira ukuntu wiboneye. Yose urabona ndi gisimushira. Cyangwa nuko umuntu agera akakwihorera. Kandi reka mbwira wa mugore. Rimwe. Wenda hari igihe uzicuza ibi bintu byose n'aya magambo nkubwira. Ukicuza n'uyu mwanya wose ugenda utuma nakaza kuri wowe. Ewe niba wizeye ko nzicuza urambabaje. Ariko uzi n'ikindi. Nimba wari uzi ko nzagukubita kugira ngo bamfunge ntabyo kibonye. Kubyumva? Kandi wemenye ufite ikibazo. Ufite ikibazo si gusa we bazagucunga. Baby. Muza. Ngumva ko ndi kuguhamagara. Se wabite ko mbona witeguye no kusaba n'ibikapu kimwe. Kabiri kangahe simbazongira. Kubyo kiswagenda ukanavuze naho ugiye. Kabiri kangahe simbazongira ubundi. Ngiye kumugora mu rukundo kumbira hamuki. None ariko umugore se. Igo umugore mwiza ndagiye. Hano bari umugore mu rugo mbajije aho ngiye. Ese nyine uko kugiye n'ibikapu. Ndagiye none se usanga mbaza aho ngiye ndagiye nyine. Urabona ngarutse. Sibyo wamenyereye se sibyo wamenyereje. Tuganye miteto. Reka ndumva noneho waye umugore muzima da. Sibyo kandi ni ko mbona ari ibintu bishya byabaye muri uru. Umuntu agenda neza neza agenda ataseze atanavuze niyo yagiye. umva ngubwire umbabarire. Ibyo bintu ayo makosa sinayakora. Ntago nabikora. Rwose mbabarira. Oya. Ntabwo se ubwo nkawe uvuga ntabwo wabikora. Kumfasha gusa turiya tuntu kaduhindura. Ntabyo mpindura. Kubihindura gusa. Nabonye nkora biriya ndabigukorera birarangira. Yagira ibindi bintu mbwira. Oya mbabarira. Ntago nabikora. Wamfasha vira nk'ibintu uri kumbwira. Fasha ubimpindurire bwanyu. Nakubwiye ko bidashoboka. Okay. Anza kubimpindurira.
Yo. Umeze ute Rodri? Umva, hari ibintu nkoherereje. Urabonye? Genda uhita ubimpindurira bitarenze iminota 10. Bisome neza uhita ubihindura, ubisikane, unabyeditinge. Bitarenze iminota 10. Ndabindura gute? Bihindure nyine, ubihindure ko njye mbyara ko ari umugabo wanjye utabyara. Hindura ko umugabo ari utabyara ko ari njye ubyara. Ariko se kuko ibyo bintu urabikomeje wareka ibyo bintu. Babarira wimvugira musanze kumfasha. Ariko se ibyo bintu buri uri gukora urabona birakugwa amahoro. Umva mani sorangije kubyumva bitarenze iminota 10. Ndabyumva mabuze ariko byumvikana ko buriya birazafata process ndende. Amafaranga kirakenewe. Umva rero ibintu nanga. Nturakora n'akazi ata amafaranga mani kora akazi amafaranga. Wambabariye ukareka bino bintu uri gukora. Hatari byiza. Umva kora akazi amafaranga arahari kandi ntunteshe umutwe. Ibintu ntabwo birakugwa amahoro. Kobwa rihira cyugwe namubwiye ko saa 5 turahurira ahangaha. cy'abakobwa nta gahunda bagira kuko bisha kunyiriza kwiri zuba koko. Telefoni ntayiriho nta message nta kuvuga nta kimwe subara twana ndi bubigenze. Ibyo mu miranga hejuru ibi byose watangiye kubinkora hejuru. Ese ubu bariye ntawe namubwiye ko ndi bumusange ahangaha kuri no muhanda kariho ndi bumufatire. None reba ndahaje, reba amasaha amaze nta kuvuga naki, telefone yayikuye. Abakobwa ni ibigore. Nesi yamakanira hakiri karagarika kuwirirwa nesha umwanya. Sonze kubimfashamo. Muho ibi bintu ndi kukubwira sibyo na biriya nakoze ntago byari byemewe. Ibi bintu uri gukora ushatse wabireka ntago ari byiza. Mbireka ibi bintu uri gukora wabireka. Ngiye ndi kukugira inama nk'inshuti yanjye. Wanze kumfasha rero bindekere. Kuri ubu bindekere sonze kubimfashamo. Byangwa neza byangwa nabi ni byanjye. Buriya koko wambabariye ibi bintu ukabireka. Ibi bintu wabireka ko bitazakugwa amahoro. Bose wabindekere. Hari ibyo nagushizemo sonze kubyinjiramo. Bindekere mwana. Reka nkubwire umugabo wawe ndamuzi ni umwana mwiza. Ugiye mukabiganiraho bikarangira niyo yabimenya ntacyo yagutwara. Sibyo mubiganiriyeho ko n'ubundi kutabyara atari ibintu bigize birenze cyane. Ubu koko ushaka gukorera iki ibyo bintu ko igihe byamenyekanye bitazakugwa amahoro. Ariko se n'umugabo wawe ko ari umugabo wanjye. Ndi kubikora umugabo wawe, ndi kubikora umugabo wanjye. Muho ntago ari umugabo wanjye ariko nakugiraga inama nk'inshuti yanjye. Babarira. Niyo mpamvu nanjye sinakugira inama yo kukuroha. Nta mahoro rero nta namuze. Muhoreka nkubwire ndagiye ndakuretse ariko n'ikindi gihe
ntuzongere kumpamagara umbwira ibintu by'ubugoryi nk'ubwo ngubwo. Ndakwiyamye. Waransetsa. Njye nkikorera ibintu byanjye ukanga kubimfashamo ukazana bla 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 inama zitampesha njye nakubwira ibyanjye se birakorera wabindekera ubundi nzabaga nifashe. Umugore we wagiye gusura iwabo akaba arimo atari gutaha koko abona ubuzima bwo kubaho njyenyine nzabushobora koko. Twe yanshubije muri ghetto pe bwa buzima bwa kera mperuka ndi umusore. Arabyakeze. Mwigarambana pe. Amasa narimo. Kurya ibintu byose umuntu byibaza zashobora kujya mu bikoni guteka gutunganyiriza imyambaro akamuhamagara ariko mubaze ndabona akabije maze igihe azazira akabije rwose. Hello. Umeze ute sheri? Amakuru? Sha, ndagukumbuye kabisa. Ndagukumbuye rwose, urabona abana wanshubije muri ghetto pe. Cyambambwira. Nukuri naye ndagukumbuye ariko ni guhita nsanga kuza vuba nk'ejo cyangwa ejo bundi. Siko ndi kumva ahantu uri hari ibinyabiziga byinshi n'amahone y'imodoka n'ibiki. Naye nagiye muri quartier kandi urabizi twegereye umuhanda. Hari uturere nagiye kureba niyo mpamvu. Okay. Ariko nizere kumeze neza. Meze neza ariko ubuzima n'imibereho ni danje kabisa. Mu byo kwisha yo guteka, gushaka amafunguro, gutunganyiriza imyambaro n'akazi byose kubivanga. Birumvikana. Niyo mpamvu nanjye ndi gupanga kuza vuba. Gerageza gahunda wagiyemo. Barantonganyije ngo ntabwo twazanye umva. Mbo ariko nyine wababwiye ko nanjye mbitekereza ku nshuro ya kabiri tuzasubiranayo rwose nanjye. Nababwira bari mu kazi kenshi ariko nyine mbabwira ko nawe ari kubivanga. Ni byiza rwose. Sha ndagukumbuye sheri, ndagukumbuye pe. Ukurara nipfumbase mu gitanda rwose. Sha njya se ndi no kubishobora buriya. Ibaze n'ukuri. Ntiwajya urya basi ukihangana. Yewe ndabya nyine ndabya kubera ntariye ntago naba ndi no kuvuga ariko ntago biba byoroshye nyine. Kuri ibintu byose ko nabisize niko nzabisanga. Ibaze ko udakunda kurya turi kumwe usa noneho nzasanga yarakwishe pe. Nakunda ariko sheri ndagerageza. Ushobora ukuri ugiye wihangana nanjye umva ngo ufite kuba ngufite kumva zifite utuntu twinshi cyane mbese ngisaba nawe ugeze. Ugiye kumbwira twa dutendo twawe nyine gira ubanguke nyine uzi utumbwire dore ko udutendo twawe tutajya turangira. Ariko yizeye ko uzanyishyura ngewe nta nkuru yanjye y'ubusa. Ngwino gusa ngwino kabisa urebe ukuntu ese kubizi hari ikintu wambura na kimwe. Biba ari neza cyane.
Sheri rero ntari bireka nkure kubanza ugere mu rugo sihuhurize mabukwe kabisa mama wambyariye umugore nakuzaniye agashya nzakuzanira k'agasirikisi ariko nyine nawe mbwira kandi Sheri ntari buzangurire imbuto nizo mbona ntari kubona muri firigo zashizemo ariko nyine baramutse hari n'ikindi wabona ntari wandebera ese kujya umenyera ibyiza kabisa uzaba ugize neza icya mbere ni ukukubona niyo surprise ya mbere ndagukumbuye cyane yihorere nanjye mbese isaha yose ngugezeho mana yanjye ntabwo ndi kubyiyumvisha rero ni ukubitegereza tu sawa Sheri ngaho rero reka mbe nkuretse ugere mu rugo usuhuze n'abandi kandi ugire ibihe byiza ugubwe neza ndagukunda ndagukunda nanjye ndagukunda bye sawa sawa uri hano ute Wibagije ko dufitanye kundi dufitanye se nakugiye kumva kugera hano none se ahubwo nawe buriya gukungura pe twavuye hano twumvikanye ko nibuze guhamagara ngezeyo ndaguhamagaye nta kuyita ngeze nkara kunyingura bibaye intambara ku buryo ko iwaza ukarunguruka hano kandi uzi gahunda dufitanye ko nta muntu ugomba kubona ese umuntu wo kumbura none rero hanze ndakomanza hanze kunyinguriye dinji bakembwira ko bavuye kugenza tugenda kandi nyiri ukuntu bimeze naguhamagaye nakujya ati nigera ndaza kuguhamagara umutabe yurute bizana ngezeyo ndaguhamagaye ce none biri amaze kubizana gute se naguhamagaye nyine ntufate telefone ni mabuja urabona uburyo twe twavuganye ntabwo waje kubikora nakubwiye ko uze kohereza amafaranga ntiwayohereza ndanaguhamagara ntiwaza kunkunda ntiwagira ute ntiwayifata kandi uzi ko ziriya mpapuro zigomba iki amafaranga twagenda amafaranga yo kutanyohereza vuba kandi ni nabwo iminota 10 mu minota 5 ube mwamaze kubisoza ngiye guta ngushira amafaranga ikibazo cyawe ni kimwe rero ungiye kugerayo ntongera kumva ndahita wenda basi se bikora ingere wenda wabirangiye uragera nabikoze ntagero nongere ngaruke hanga wowe tubikora kandi abizi bari abagabo zira mpapuro zira kashi byose sabe kibigomba mani genda mu bikore vuba amafaranga yarahari nta kibazo ariko ntange ntongera kuvuga ngo ikibazo si amafaranga capurisha ni ikibazo si amafaranga ikibazo ko nukumfata nta kibazo genda phone ndayitaho sawa korana n'iki amafaranga ugira agenda kora imirimo nko umuntu yamubwiye gusa yahamagara kumbura guhamagara Kujya vuba mbe mugabo mwiza bigenze ute
Asa. Birakureba. Uko wangutse mana yanjye we. Ndabona ringiye hari ubwo ari mu kwawe ku buryo umbwira ngo ndabangutse. Nanjye muri gahunda zanjye. Ariko wasanze batari. Wambabariye wa mugore we. Wambabariye. Gahunda yarengeyemo si zanjye. Ariko ukuntu hagurukanye mu buduku ugiye. Nanzi ko ugarukiye mu Burundi pe. Musobanshaka icyo mugore wawe. Narengeye arakureba. Transport nagusabye se. Ariko wasanze batari. Ariko wari wishimye urugiye gusigara mu gakungu kawe n'inuza zawe. Ubuje ubwenge. Aha. Nibyo bikugaruye? Nibyo bikugaruye? Gusaba ngewe mu mahoro. Ibyanjye n'ibyanjye birandirwa nyine n'ibyanjye ku giti cyane. Nawe byari n'ibyanjye. Ibyo wari usigayemo ubwo niba bipfuye nyine sorry. Ariko reka kunsakuriza. Injira. Aho neza. Okay. Makuru neza. Okay. Ibintu ni sawa nta kibazo rero. Mabuje ari yose. Mabuje arahari ariko wambwira mushakira iki? Mushakira iki? Hari ibintu nyine twari turimo dusa nkaho twavuganye ariko nyine wamubwiye na nyine akaza tukagera. Wabimana kibazo ibyo bintu. Oya. Ndamukubwira nari usanga hari ibintu narimo isaha ryababuze cyane. Ntabwo byaba byiza nyine umuhamagaye akaza kugira ngo kuko ni ibintu twavuganye kuko nabirengaho ugasanga nyine bime nta kibazo. Ni ibiki nyine? Ni ibiki kwanza? Okay, ni ibintu by'amabarura turimo mwa ino minsi nyine. Ubwo nyine urukumva bibaye byiza yaza akabara ubwo nimbera amabarura biroroshye kuko none sikari njye mugabo hano mu rugo urumva ayo mabarura adaca ku mugabo agaca ku mugore n'amabarura ki. Ni ibintu nyine by'abagore ntabwo uri umugore. Kuya ntabwo ndi umugore. Ndi umugabo ariko nyine bigenewe abagore. Kumva nyine uwo mugore wawe aje akabifata byo byanyorohera. Sanatre. Oya. Sana. Nyine waretse sakaza kagira. Nyine wezana ndiba umugore. None se umugore ndi umugabo we. Ni umugore wanjye zana hano. Sanatre man. Reka nze nkwereke. Wowe muhamagara azabifate. Ngo bisubize. Nese kumbyeka hari ndabisubizo kandi ahari. Sana. Mauja. Nyine mumbwira azabifate rero. Aje no kunagiye kunitwara mu rugo rwanjye se. Okay. Mufitanye ihe gahunda? Mufitanye ihe gahunda ku buryo nyine zana rero. Nose wamuhamagaye akaza akabifata. Okay. Niba udashaka kubimana numva. Wowe ibikoraho. Reka wowe naza ntacu umubwire uti ni wa musore w'amabarura n'iki agire abirebe. Ariko nyine ubwo uragira urame igihumbi cyasigaye. Urabona no hanze umusijya bari danje ako najya no kwikora. Oya buretse arega ntabwo ari kugira ngo upfe kubifata guco gusa. Wowe akusha ngiye ndimo ndakina nawe. Oya ugakine nanjye nose hano ndi mu rugo rwanjye. Ariko nyine nakubwiye ko ibintu ntabwo nyine kubifata nyine atari ibyawe urumva ni ibintu bigize. Ntabwo gabanya amagambo man. Ndikukubwira hano uri ni mu rugo rwande kuryo uzo mfata uko bibone. Toka mayizana turaserera. Wowe waretse umugore wakaza kabifata.
bose waretse